ese ngirane mana yanjye ngirane njye ndumva naniwe. ejo bundi nakoze video ya Chrisiza ariko abantu batangira kumbaza kuri Amalon, ariko Amalon nagira ngo twihute cyane mubwire zimwe muri mutekerezaho. Amalon ubundi yabaye umwe mu artiste twari dufite bari complete cyangwa buzuye kuri haba kwijwi, yarafite ijwi ryiza, ahimba utumelody twiza, yumvisha nka track bitabyakubaho. Ibyo vuga ngo narasaze nuko utarakunda Yambi za karibu ni indirimbo nyine wumvaga ukumva ni indirimbo nziza byata nazangirene, ni indirimbo nziza haba indirimbo z'ubuzima z'urukundo za struggle. ese ngirane mana yanjye ngirane njye ndumva kandi hano muri Afrika iyo uririmba, iyo ushobora gukora ibintu nyine bifata amarangamutima y'abantu, byanze bikunze audience nyine uyifite cyane cyane ko buririmbira abakobwa n'abana, kandi abakobwa buriya bagira influence cyane muri societe. Iyo wabafatishije nyine n'abagabo baraza, niko nyine twese duteye. Amalon was on our run. Booty bongos away you the best. Ariko ikintu Amalon bimwe mu bintu nakubwira ko Amalon was one of the complete artists Twagize muri kiriya gihe. Amalon yari artist uri full wuzuye kuri performance, kuri ibyo byose naninde kukubwira. Ariko Amalon yaje kugira ibibazo muri career ye, yagize nyine ups and down, ariko nyine birangira nyine nawe atabashije kuzibamo kubera ko yamanagingaga na DJ Pius, kandi Pius ntabwo yigeze arota kuba manager, ahubwo Pius nyine yabonye Amalon ari artist mwiza, urangira bati why not nafashe no muntu. Ariko Amalon birangira nyine bidakunze neza kubera ki hajemo akantu ka ego kuri buri wese, haba ku ruhande rwa Amalon ndetse no ku rwa Pius, birangira abantu badahuje. Ikindi nyine Amalon yazize habaye ikintu cya munyangire mu Rwanda, habaye ikintu cya munyangire. Rero Amalon akimara gutandukana na Pius, Amalon byaramugoye kongera kwiadapta kuri zino street. ese ngirane mana yanjye ngirane njye ndumva naniwe. Noneho na Pius nawe, Pius nyine aramureka, darira ndigonga narira nawamoza amarira. Amalon amera nkaho ntabwo ariko ngiye kugigiza itangazamakuru, ntabwo ariko ngiye kugigiza influencer. Amalon nyine biramunana nkaho atigeze aba kuri zino street. Bigira beza bakanyihishamo mbambona nza nabigwamo kubera kantu ka munyangire kaba hano, birangiye bigoye Amalon. Ikindi nyine Amalon ntabwo ari byita Kigali completely, ariko yagize abantu nyine badashobora kumugira inama nziza nyuma yuko atandukanye na Pius. Duwinyamirambo umwana w'umuryogo